Iyi niyo piramide nini kurusha izindi zose ku isi, yaba ziri muri Egypt cyangwa se n'izindi ziri ahandi hose. Iyi ni piramide yitwa Giza. Ibi ni ibihangano byihariye mu mateka y'isi, byubatswe kuva kera cyane. Piramide nini kurusha izindi iri hafi y'umujyi wa Cairo, yitwa piramide ya Khufu cyangwa se Giza. Iyi piramide ifite uburebure bwa metero 146, naho umuzenguruko wayo ungana na metero 920. Kubaka iyi piramide byatangiye mu kinyejana cya 26 mbere ya Yesu. Byatwaye imyaka isaga 20, aho buri we ryakoreshejwe ryapimaga ibiro 2500. Ese kubaka piramide nk'iyi muri iki gihe byatwara amafaranga angahe muri uyu mwaka wa 2025? Igiciro gishobora kurenga miliyari 1 kugeza kuri 5 z'amadolari y'Amerika, kandi byafata imyaka itari munsi y'5 n'10. Kugira ngo usure iyi piramide, cyane cyane utari umwenegihugu wa Misiri, ugomba kwishyura amadolari 10 cyangwa se 20 bitewe n'ibyo ushaka kureba. Piramide za Misiri zifite agaciro kadasimburwa mu mateka y'isi. Ni imva z'abami ba kera, cyane cyane mu bwami bwa kera, Old Kingdom. Izi piramide zerekana ubwenge n'imbaraga by'ubwubatsi bwa kera. Ese nawe waba wifuza gusura piramide nk'izi za Misiri? Tubwire muri comment. Njyewe uri hano nitwa John.